Tandukana no guhora uribwa amafaranga muri betting. Twabazaniye website nziza yitwa oyebet.com aho tubahereza prediction enye buri munsi ziba zifite kugeza ku kigero cya 90% cyo kuba zatsinda. Kugira ngo ubone izi prediction rero uzibone ute. Ibiciro ni bya bindi ntago byahindutse, ni urafata bonoma yawe y'icyumweru kimwe ku mafaranga 3000 ndetse ni y'ukwezi ku mafaranga 1015 ubundi nawe winjira mu muryango mugari wabatsindira amamiliyoni bayakuye muri betting ariko babikesha oyebet.com. Amahirwe masa rero ni muze kuri oyebet.com. Ku bindi bisobanuro uratwandikiye kuri nimero muri mabara kuri za screen zanyu cyangwa uje muri description y'iyi nkuru uraza kuhasanga link ya oyebet.com ubundi winjire. Ibyo twabivuye mu tureka turetinga abakene ibyo wenda akana dusoza Boneri ikintu nje mbona kibikirimo hari ukuntu umuntu aba muri societe abantu bakamubwira ngo rata ngo niko ngo rigani yemere ngo rigani se apu ngo rigani ngo avoma ngo niko yibere ngo muzamwakira uko ngo ngo rega ngo nuko mwihanganira oya agari byo Boneri hakeneye kuba icyo bita kwicarana ubuyobozi bwa Rayon Sport nawe bakabanza bakamushyiramo byita ibyo bita umupira niko bahana icyo bita disciplinary code zimureba case ya Boneri particulier bakamubwira Boneri ntidushaka kukwica mu mutwe ariko action iyo ari yo yose iri aggressive kuri mugenzi wawe uzajya wa find aya mafaranga. Ugomba kubaha umutoza ukagendera ku mategeko n'amabwiriza ye nk'umukinnyi kimwe n'abandi. Ugomba guca bugufi bagerageze babitangire hakiri kare kuko abatabonye amashusho nuko twe tutajya dushyiraho amashusho wenda kuri YouTube my friend wenda umuntu aza kubashyira kuri Instagram zacu kuri Yaruvuyange yakwizigira ni yarugaje mukaza kubireba wumve ngo byari ugusumirana byo kwegerana byo kurwana. Imagine ikipe yatsinze rero nk'iyo tujya kubona basakiranye bagafatana bagakubitana kandi ikipe yatsinze babaza ikibazo ese ubwo ntigiye nka Peri yatsinda nka Rayon bari no muri ako gahinda no mubabaro nta n'umuntu yitaye ku wundi haryo nka Bonera afashe nkuri ya mwara uko nta n'imbaraga afite akamushwegereza nk'ikofi ryo mu majiga akamukura nk'ibwene. Ibyo bintu byavugwa he Nyarugenge tutaragwe iryinyo ry'umutoza wa Rayon Sport muri stade kandi niho bigana niba umuzamu tujugunya kwibati turiririmbira ngo ntongwara akaryinyo kanje muzatsubiza kandi keza niba uzamu n'umutoza bagera batukana bitutsi nka biriya byo ku myanya tubiveho sinze Boneri akwiye kuganirizwa mu buryo bukomeye cyane. Abakinnyi hari igihe bavuga ngo haracyari kare ariko niba umukinnyi atsinda ibitego muri match zifite icyo zisobanuye abareba bishimira ko bamaze kubona rutahizamu established Charles Bare. Reka ngenge cyumva kuri Bare mbere ko komeza riga. Charles Bare yari yaje ari umuntu nyine udafite atari rutahizamu nyine wakoze ibintu bihambaye abare bavuga bati uyu nguyu tuzanye igihanyanswa. Ariko Charles Bare buryo amaze kwigaragariza abareyo nuko Charles Bare ashobora kuba ari mwiza kurenza Musa Hiseno nicyo bare bamaze kuremarika. Ariko ngewe ukuntu ndeba Charles Bare Rayon yasenye ba rutahizamu harimo Mugadamu niba Eid Mugadamu ndetse n'uyu mwana n'uyu musore Iva umunyakote d'Ivoire. Ngeje nabwiye Rugangwa namwe rero niba muri abo bakinnyi tutarabona harimo ushobora kuba rusha Charles Bare niteze Rayon Sport ishobora gutsinda ibitego 40 hagati ya 40 na 50 muri sezo kuko Charles Bare ntazabura ibitego 15 muri champion. Bijyanye no kuntu namubonye kuri match ya AP bijyanye no kuntu mubonye kuri match ya Gasogi uyu Mugande ashobora kuba afite byinshi tutarabona. Ashobora kuba ari rutahizamu mwiza tutarabona nyinshi. Ibindi rigani yabisesengura. Technically navuga ikintu cya mbere nakunze kuri Charles Bare yakoze attempt enye z'amashoti gutera imipira mu izamu atsindamo igitego kimwe ateramo poto imwe mu minota ya nyuma atera umupira gardien yakubisa ukuramo awushyira muri corner indi baro yateye gardien nayo yayikuyemo iri hasi ntabwo yari iremere donc yateye shot cadre eshatu harimo n'umupira yateye
ugakubita poto. Ikintu cya mbere twari twaragizeho impungenge kuri Charles Barre bavuga ko ibitego 11 yatsinze i Bugande byinshi yabitsindisha mu mutwe. naho tukanareba ukuntu yakinaga muri match za mbere za Rayon ntabwo yatsindaga ibitego ntiyashakaga gutsindisha amaguru, ntiyashaka gukinisha amaguru cyane kuri aperi Moscow yatsindishije umutwe, ubonaga atari mwiza ku kirenge. Icyo nicyo kintu cya mbere ejo yatweretse ko twamwibeshyeho. Very good at shooting, mfite amashoti aremereye, mfite amashoti meza kabisa mazima. Funga amajwi ari kugaruka, pardon abari kuri radio. Hanyuma ikintu cyabayeho, matwihanganira gato, ikintu cyabayeho nuko usibye no kumenya gushota, ikintu nakunze nama muvuma ye. Uma nk'icyo gitego yagiye gupressinga akajya kugitsindira kuri couloir y'umoso cya twavuze, nuko yari yagiye gupressinga afite movement nziza cyane, ajya kumera nka Esenu mu bijyanye no kudahagarara, donc arabuja. Akandi gakarite ka gatatu nakunze kuri Charles Barre, nanavuga yuko rwose naha amanota menshi ku mukino ku munsi w'ejo. Afite ukuntu ari umwataka urinking up umukino, afite ukuntu adropinga deep akagaruka hagati mu kibuga, noneho agakinisha abagenzi be. Navuga ngo kwa kundi ufata umupira ukaba usigira wenda nka Ruvumbu ukawukoraho, cyangwa ukawukinisha kuri wing, cyangwa ukawusigira wenda nk'umudefenseri, ariko ukabona ko akora déplacement uhari, vivacité, ntuguma imbere gusa, umuntu akanakubona no mu kibuga hagati. So off the ball apressinga ni mwiza, kugira involvement mu mukino, gukina n'abagenzi be ni byiza. Noneho nk'umwataka icyo akeneweho cyo gutera mu izamu agatsinda no gushota cyane ni byiza. Navuga ko vraiment ni bizima. Nakunze imikinire ku munsi w'ejo, namuhereza n'amanota 9/10. Turetinga abakinnyi batanu bo bigaragaje neza muri uyu mukino. Umuntu yafata 11 babanjemo biroroshye kuri Rayon, wenda umuntu agafata na bake muri Gasogi. Bonheur ibiri abyabaye biri hanze y'ikibuga, mu kibuga uko yafashe umuntu yamuhereza wenda nk'amanota 8/10. Hanyuma Rwatubyaye namuhereza nk'umunani nawe ku 10, Mitima namuhereza 8/10 kuko niwe waganyaga duel nyinshi, hari udukosa Rwatubyaye yakoraga. Serumogo aracyari gucengwa, namuhereza nka 7/10. Ganijuru namuhereza 7/10. Majariwa namuhereza 8/10. Nahereza Manu 8/10. Nahereza Ruvumbu 9/10. 9 ni menshi, 8/7/10. 9 araza gufata abakinnyi bakeya. Nahereza Ojera amanota 8/9/10, ntabwo 9 naryuzuza. Nahereza Yusef Rabu amanota 7/10. Nahereza Barre 9/10. Nabo 11 Barre niwe ngiye kuri Rayon Sport, navuga agize match nziza kurusha abandi. Hanyuma kuri Gasogi Malipangu namuhereza 9/10 ku giti cye, yatsinze penalty yakoreweho yanaguye Rayon Sport. Undi muntu naha amanota kuri Gasogi ni Idrissa, navuga nka 5, namuhereza wenda nka 7/10. Nahereza Iqbal baguze amanota nka 7/10. Mediateur mwiza, umuzamu wabo nubwo abatsinze 2, Barukubera ukuntu yayigaruye n'aba ariko hari save nyinshi yakoze, namuhereza nk'amanota nawe nka 7/10. Ndi muntu wagize match nziza kuri Gasogi ni Lisombo na nka 7/10. Ni nkabo ngabo. Hanyuma umutoza wa Rayon biriya byabaye ni hanze y'ikibuga, ariko we nk'umutoza bimubarwaho. Nari kumuhereza 9/10 kuko tactically no muhanga, ariko mukuye habiri musigirije 7/10 kuko umutoza na nyuma y'umukino wagomba kuba arimo biriya byo gutukana na Bonheur kari akajambo nkamukuye amanota 2. Twavuze ngo Bonheur yakoze amakosa, ariko nawe ntuko abaye umuntu ntabwo utuka kiriya gitutsi nawe ngo umusubize. Bonheur n'umutoza bakwiye kugira 5 cyanjye guhera discipline bakoze amakosa. Hanyuma umutoza Gasogi namuhereza nka 6.